Yes, bakunzi ba Legacy TV cyane mwese mudukurikiranye mwebwe mwakoze subscribe muri abagaciro cyane muri abantu bacu cyane niyo mpamvu umunsi ku munsi dukorera mwebwe abantu bari muri Europe, Asia, Africa, East Africa, West Africa, South Africa ahantu hose muri mutwereka ko mudukurikiranye kandi turabishima cyane. Reka tubabwire ngo Nyagasana akomeze abahe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma nkuko mubibona kuri cam zacu turi kumwe n'umwana w'umukobwa twamenya amakuru ye cyangwa se hari inkuru afite idasanzwe cyangwa se ibyamugwiririye amara iminsi 365 muri gereza. Ibyo byose niyo mpamvu twamusuye kugira ngo tumenye icyamujyanyeyo, ese ni iki cyatumye ajyayo, ese ubuzima bwabo bwari bumeze bute, ese intego yavuye afite ni izihe, ese ni izihe nama yagira n'abandi bana cyangwa se urubyiruko rugenzi rwe rushobora kuba ruri mu nzira zitari nziza, dore ko muri iyi minsi rwose byafashe intera iri hejuru. Ariko reka tumwegere tumuhe ikaze, yitwa Aisha, hanyuma ibindi byose turagenda tubiganira mu ncamake. Aisha bite? Ni byiza. Amakuru yawe? Ni meza. Si nyinshi cyane turabona umeze neza. Hanyuma dufite amakuru yuko ushobora kuba hari ahantu wari umaze iminsi. Aho hantu nawe urahazi, si heza ariko nagari mu gihugu. Nagari mu gihugu. Banza uvuge imyirondoro yawe mu buryo burambuye. Aisha ni muntu ki, amazina yawe, mu rugo byose? Ya, Aisha ubu ngubu ni umukobwa ushima Imana. Aisha ni umukobwa ushima Imana, mba muri Nyarugenge. Ya. Hanyuma muvuka mu bana bangahe? Ufite ababyeyi bose binyuze bite? Mfite ababyeyi bose. Ndi umwana wa mbere. Abana bangahe? 6. Hari umuntu rero usugira amatsiko yo kumenya inkuru yawe yo kugira ngo ugere muri gereza. Ubundi kugira ngo ubashe kugera aho hantu byagenze gute, niki cyabaye? Ni kwa kundi nyine ugendera mu kigare, ibintu utateguye. Nanjye nibyo byambayeho. Byagenze gute? Nari ndi kumwe n'inshuti zanjye muri anniversaire, turi gusangira, turi gukoresha na drogue urabizi bari ibintu byinshi. Ya, ubwo twebwe twari twicaye turi kubinywa, tujya kubona tubona abashinzwe umutekano baraje, ariko ntago twari tuzi ko ari abashinzwe umutekano. Ya, twari tuzi ko ari abantu n'ubundi baje muri anniversaire, ko ntago bari bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, bari biyambaye amakositimu. Ya, nuko batuguyeho nyine baradutwaye. Urumva bagusanganye ikintu ntago wabona usobanura nyine icyo kintu, ubundi ubuguye mu cyuho. Natwe nyine twarabyemeye tugenda gutyo. Ya. Mwagiye muri bangahe? Twagiye turi 2, abandi bari bagiye basanze bamaze kugenda. Mubwo mwari musigaye aho muri anniversaire, wasigaranye nande? Nasigaranye nyine n'uwo ngo wayo wakoresheje anniversaire aho ngaho. Nawe n'umukobwa? We bimeze biti by'imbise? We ntago yari yabinyweye. We ntago yari yabinyweye. We yari yakoresheje inzoga gusa. Hanyuma mbere yuko ujya muri gereza, akazi kawe kari akahe kugira ngo abantu bumve ko nyine utari umuntu nyine? Akazi kanjye nakoreraga mu mujyi, nacuruzaga inkweto. Ya. Kugeza kuri uyu munsi twumvisha ko wageze muri gereza umaramo igihe kingana, yaryo wamazemo igihe kingana gute? Namazemo umwaka. Iminsi 365. Ya. Ishusho cyangwa se umuntu ashobora gutekereza ati umunsi wa mbere Aisha ukigera hari ahantu byari bimeze biti, iki kintu cyagukanze, n'ibintu wabonye nyine byagutangaje? Ni ibintu byose. Ni ibintu byose, urumva nyine ikintu iyo utakimenyereye kiba kigoye guhita ucyakira. Narebye ukuntu ngiye kuryama hasi, nsize matera, haba hariyo muri gare, haba hariyo mu Kiyovu, biterwa nyine n'ukuntu winjiye n'ukuntu bagufashe bo. Umunsi wa mbere rero narinjiye, yari nka 9 za kumanywa, nsangamo abantu benshi n'abana. Biranungura, ariko ubwo urumva ntabwo byari byoroshye ko mu rugo bari batarabimenya, byari bikigoranye. Nta kintu na kimwe nari kuvuga. Oya, numvaga nyine ubwenge bwagiye, nashaka kuryama gusa. Umunsi wawe
ugezemo umunsi wa mbere ubonye nyine ubuzima uko bumeze, umunsi wa kabiri urageze, hanyuma duhereze nk'ishusho y'ukuntu wowe ukigeramo wamaze guhita upanga umunsi wawe, uburyo nyine witwaraga, hanyuma tuhite twumva nyine isura y'uburyo wowe wabaga umeze hari ahantu, dore ko atari ahantu hasanzwe. ntabwo byari byoroshye, nabanje kugira nyine ubwoba, mara nk'iminsi igera nko muri 5 nta muntu turavugana. Twatangiye kuvugana n'abantu mbona mu rugo nyine bansura banshigikiye, ariko ubwo urumva nyine umubyeyi ntabwo yakita kuri ibyo nyine. We ikintu cya mbere yashize imbere ni uko wenda ari umubyeyi wanjye. Ubwo rero nyimara kumubona naramusobanuriye, mubwira impamvu nagiyeyo, mubwira yuko ibyo bintu nubwo bibayeho bitazanongera, nakomeza n'ahandi cyangwa naguma aho ngaho cyangwa nanasohoka, nari namwijeje yuko ibyo bintu bitari bwongere. Nibwo numvishe nta kibazo, ariko ngakomeza nishiramo ndi butahe, ngakomeza numva nyine ndi butahe nta bidakomeye, ariko ibintu tuba turi gukinisha ntabwo tubizi, ahubwo nicyo kintu cya mbere cyari gikomeye. Ubaye muri gereza iminsi igera kuri 365, wenda tukirimo niki kintu wowe wabashije kubona iyo umuntu agezemo, urumva iminsi aba ari myinshi, niki kintu cyabashaga kukokipa cyane ku buryo uvuga uti wenda ngewe amasaha menshi yanjye nayamaraga nkora iki? Nta kintu cyatari nakoraga, narabyukaga nkajya muri dushe nkanywa icyayi, namara kunywa icyayi ngahita njya kureba movie kugira ngo amasaha akomeze yisunika. Ariko nyine umunsi wawo ntabwo ubusanzwe, umunsi wawo ni nk'icyumweru, umunsi umwe kugira ngo wire ubona ari umunsi uteye ubwoba. Tumenyere ko abantu bagiyemo hariya hari imyuga, hari ibintu bigiramo, ubu nta n'akantu bashobora kuba warigiyeyo kugira ngo usohoke utakiri wa wundi nk'uko wari winjiyemo. Imyuga irimo, harimo kuboha ibiseke, amaparuto. Abantu bakunda kujyayo bagasura barabibona ibintu byinshi bakora, baba bari kubicuruza muri visite. Hari bigiramo no gusuka n'abantu. Nta kintu wigeze uhigira? Oya, njye naba nkubeshye kuko njyewe nagezeyo naranabyumva ko ndaho hantu nyine, haciye igihe kinini kugira ngo byakire. Kuvuga ngo niki kintu wowe noneho wagezemo, buri muntu agira ibintu yanga n'ibyo akunda, hari nta kintu wigeze ukunda? Nta na kimwe. Kubera iki? Ntabwo nabikunda, nta n'umuntu nakifuriza ko yaba ariyo, kubera ko ntabwo biba byoroshye. Nta nshuti wigeze uhurirayo nayo? Inshuti narazibonye nyinshi, zikugira inama, zikumvisha ko utazanavamo aho vuba, baba bakubwira ibintu bitandukanye, bisaba kugira rero umutima ukomeye. Ubu ngubu kugeza izi saha wowe n'iki kintu isomo ushobora kuba warahakuye kugeza n'uyu munsi ugomba kuzagenderaho ibihe birebire? Isomo nakuyeyo ni uko ibyo bintu atari byiza. Ikintu burya kizakugeza mu nzego z'umutekano ntago cyaba cyiza uko byagenda kose. Ubwo rero urumva isomo nakuyeyo niryo nabwira n'abankurikiye, ni uko aho hantu nyine utakifuza kuhagera, ahubwo icyo kintu wakirinda mbere y'uko kibaho. Abo bakobwa bagenzi bawe wenda cyangwa abo bantu mwasangiye ibiyobyabwenge bo na n'uyu munsi hari uwo mwigeze umwongera guhura inyuma? Nta n'uwansuye noneho kugira ngo wumve ko inshuti ziteye ubwoba. Nta n'uwagusuye? Reka aba bagutegereje uvuga uti wenda? Nabaga negereje, ndavuga basi baranyandikisha, umpamagaje nkumva ko ari bo. Ariko nyine inshuti ziteye ubwoba, niyo mpamvu nta nshuti yo kwizerwa, nyine inshuti yawe ni wowe uba wize. Umunsi wa mbere mama gusangayo ni iki kintu yakubwiye udashobora? Nta kintu yigeze ambwira, gusa yarambonye ahita arira. Kandi ubwo urumva kurira kwe, nanjye ntabwo nari kubeka kurira kuko numvaga mfite ubwoba, numva nazi ukuntu umeze. Buri munsi ko yazaga kundeba yarariraga, twagiye kuvugana hashize igihe kinini. Ubuzima noneho wasanze hanze nuko wasize bumeze, niki kintu kwanza wari ukumbuye mbere yuko usohoka? Ikintu nari nkumbuye famille yanjye, nta kindi kintu. Ko inshuti zo nari namenye uko inshuti nyine zibanaho,
no kugira ngera aho ngaho no kubera abo nita kuri inshuti zanjye rero urumva ntago nari kubakumbura wapi njyewe numvaga nikumburiye mu rugo nkumva nshaka gusangira nabo nshaka kuba ndi kumwe nabo gusa noneho ubuzima bwa mbere n'ubungubu iki kintu ushobora kubwira umuntu akumva ko wahinduye ubuzima ni iki kintu wahinduye muri wowe wenda ibyo drugs zo waraziretse of course ibyo ntabwo wabisubira n'ikihe kintu kindi ushobora kuba warahinduye n'undi muntu ugukurikirana umwana w'umukobwa yumve ko Aisha wa mbere n'uyu munsi batandukanye ikintu cya mbere nahinduye ni inshuti nagendanaga nazo babandi nitaga ko n'inshuti yanjye babandi batamfitiye umumaro nibo nahinduye ubu ngubu njyewe ndebana n'umuntu uringira inama umuntu tutahurira muri ibyo bintu utanangira n'inama yo kongera kubisubiramo ubu ngubu kugeza kuri iyi saha noneho umuntu ubonye Aisha bwa mbere bakazahurira mu nzira iki kintu ashobora kuzakubona agahita akumenyeraho bijyanye n'imico cyangwa se n'uburyo uzamwiyereka ni byinshi kubera ko n'isaha abantu barampamagara bakambwira ko nahindutse bakambwira narabuze ibintu byinshi ntago nyine uko nari imeze hari isomo nyine rimwe ukurayo ku buryo bitatuma wongera kumera nyine nk'ukuntu wari umeze umukunzi wawe ariko nizere ko yagusuye muri gereza icyo gihe nawe nari mfite nari single ariko ukivamo ese mubona se ni iki kintu wenda ubu ngubu kuri uyu mwanya ushobora kuba wishimira wasanze inshuti zo wenda warazihinduye mu buzima busanzwe waragiye covid hari ubu ngubu covid wenda waje igihari ariko wenda iri kurangira iki kintu wishimira mu buzima busanzwe wasanze hanze kitari gihari mbere ikintu nishimira ni uko nagiye abantu bakiri muri guma mu rugo nagiyeyo covid itaraza nagiyeyo covid itaraza nagiye mu kwa mbere covid ndizera yaraje mu kwa gatatu urumva nari imaze iminsi ahubwo naje none igeze handi habi kuko twebwe hariya wumvaga covid ukumva ni ibintu bitaba kuko nagapfukamunwa bambariramo gusa nyine ku makuru muba mubibona ukuntu abantu bari mu rugo muba mubibona bisohoka se ntabwo wongeye ngo ufate kuko sinshobora ntabwo nabitinyuka ese uwo munsi abizi ko ibyo bwenge ni byinshi icyo mwazize ni iki byari byinshi ibyo twazize byari byinshi kubera ko abantu bose iyo abantu murenze 10 ntabwo munywa ibintu bimwe urumva haba hari ibintu byinshi amakokuteri ni ibintu byinshi noneho ubu ngubu n'iki kintu umwana w'umukobwa ugukurikiye isomo ashobora kugukuramo n'irihe isomo nyine azakuramo ni uko nyine nawe yakura kuri njyewe isomo yakura kuri njyewe nabonye mva y'amahoro nagazi ko ejo n'ejo bundi ashobora no kujyayo kananagaruke nyine biba ari ikibazo icyiza rero wakumira ibyo bintu bitaraba kugira ngo utahagera ko ntabwo wabyishimira habe na gato waraje usubira mu kazi cyangwa uracyari kwisuganya naraje mara iminsi nyine urumva ntabwo byari bimeze neza covid yari ihari n'ubu iracyari gusa uko iminsi igenda ishira ndabona biri kugenda bimera neza ubu noneho umuntu yasubira mu kazi abakiriya bawe se bazagusanga muri ya business cyangwa guhinduka bibaye byiza nyine ahubwo yakiyongera ariko ntabwo nayihindura kugeza kuri uyu mwanya inshuti zawe zikuzi mwahuriraga mu bibi gira ubutumwa uzigenera ni bayibayi ntabwo zizongera kumbona ubutumwa ntabwo zongera kubona ariko hari ubutumwa runaka ushobora kubabwira ubutumwa rero inama nabagira niyo ya mbere inama nabagira nuko ibyo bintu babireka ko nta mpamvu ndumva nta mpamvu yo gukoresha ibyo bintu ahubwo bagashaka imyuga ikintu cyabateza nyine imbere noneho Aisha agira urumva izo ni inshuti zawe noneho abakobwa muri rusange bose uzi nabo utazi bakoresha drugs abakobwa rero nzi ni benshi hari abo nzi hari n'abo nazi urumva abenshi banabinywa batabiteguye akenshi babinywa batabiteguye ugasanga nyine ni mu kigare nk'icyo cyose ariko icya mbere ugomba kumenya
nabo muri kumwe bashaka no kugwa n'ibyo bintu ukabirinda kujya ejo n'ejo bundi nawe iyo ngaruka itazakugeraho. Yeah. Emeza mama ko wahindutse. Mama wanjye rero ndamukunda cyane, ibyo bintu nabyongera, namusabye imbabazi, ntago rero narenga kuri izo mbabazi ngo nanjye nsubire mu bintu bituma yongera kumva babaye, kumva amangayikiye, ntago nakongera. Ni byinshi cyane, ni byinshi, nese mbona uburyo mubabajemo, mpita mbona uburyo ahangayitsemo, ntago byari byoroshye nyine kubyakira, nyine byari bibanje birangora. Niki kintu ubungubu noneho ugiye guhugiramo cyane uretse ako kazi, noneho kugira ngo natwe nimba dufite n'uburyo cyangwa se n'abantu badukurikiye nimba ari business runaka baze kuguteza imbere? Ikintu rero ngiye guhugiramo ubu ntago ndabimenya cyane ngo nakora ibi, ariko ikintu cya mbere reka mbanze nkore n'ubundi byo nakoraga, uko iminsi igenda ishira n'ubwenge uba warakuye hari ahantu bizagenda biza, ahubwo nimugaruka muzasanga cyarabonetse. Sawa Aisha, urakoze cyane, turagushimiye. Murakoze namwe.